twagarukanye n'ibihugu 10 bifite ijambo, bifite amafaranga, mbega ibihugu bikomeye cyane. Twagarukanye n'ibihugu bikomeye 10 cyane. Hari ibyo wari usanzwe uzi, hari n'ibyo utari uzi. Rero ibyo ngibyo ugomba gukurikirana iyi nkuru, ugomba gukurikirana iyi documentaire noneho ukabasha kumenya aho ibihugu bigeze bitera imbere n'ibihugu bigeze bikira. Rero tudatinze, igihugu cya mbere gikomeye cyane, gifite ijambo rikomeye cyane, gifite amafaranga, gifite agatuza ku buryo icyo cyashaka kuri isi buri kimwe cyose cyabasha kucyemera, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States. Rero iki gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe mu bintu bituma kigira ijambo, mu bintu bituma kinakira, mbere na mbere intwaro ya mbere gifite ni intwari yitwa idolari. Idolari ni ikintu gikomeye cyane, utabyumva ngo urumva amadolari, urumva wumva ibintu byinshi cyane ngo wumva amadolari ngo afata igihugu ngo ibihano by'amadolari, ugire ngo ni ibintu byoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane. Idolari kuri iyo barivunjishije amafaranga, iyo barikuye mu idolari barijyana mu rindi ifaranga, hari amafaranga akatwa agasigara, ayo ngayo ahita abikwa na Amerika. Iyo bongeye bakarikura andi bakarigarura mu idolari, amafaranga n'ubundi aragenda akajya muri Amerika. Ariho hose ahantu uvunjishije, ahantu wishyuye mu idolari muri Amerika iba yungutse. Indi mpamvu ya kabiri ituma Amerika iba iya mbere mu bintu bikomeye, mbere na mbere ifite politike yayo yubatse y'ukuntu amafaranga agomba kwinjira, nta ruhare yabigezemo. Nka bimwe mu bintu ugomba kumenya, ugomba kumva neza, ni uko buriya intambara hafi ya zose ziba muri iyi si Amerika iba bizigizemo uruhare. Izo ntambara iyo zabaye rero tumenya yuko bakoresha imbunda, bakoresha amasasu, bakoresha ibitwaro. Rero iryo naryo ni isoko rikomeye cyane Amerika ifite kandi icururizamo, ikuramo amafaranga yungukiramo igihe icyo ari cyo cyose, igahora amafaranga abaye. Intambara ntizigera zihagarara kandi nayo ikoresha uburyo kihora ziteza n'ariho hose kugira ngo bibeho. Ubu nk'urugero, mujya mwumva imiryango ngayo kumva ngo intuze ibitero by'iterabwoba ngo Al-Qaeda. Buriya Al-Qaeda mu buryo bw'ubwiru ni abakozi ba Amerika bateza intambara ahantu, barangiza bakabaha intwaro, barangiza bakongera bagahindukira bakajya kuyirwanya, nabwo hakaboneka andi mafaranga. None ikindi kintu cya kabiri, nanone ifite influence cyane ku isi, ifite icyo bita soft power. Soft power ni ibintu kuba igihugu kizwi, bakamamaza imico yabo, bakamamaza n'imikorere yabo, ugasanga andi bari kuyigenderaho. Rero iyo babyamamaje gutyo, kubigenderaho nk'urugero, wenda imico bamamaje ikaba iri kubungukira amagingo. Bamamaje ibintu bijyanye n'umuziki, ibintu bijyanye n'ibintu by'imbuga nkoranyambaga. Ibyo byose nujya kureba ubuguriro aho bacururiza ibyo bintu byose, ni ku bintu bya Amerika. Nureba urugero YouTube, ikintu cya mbere cyatumye yaba yatera imbere, ibintu by'ibitabo, ibintu by'imiziki, ibintu ibyo ngibyo byose. Buriya iyo ugiye kuri YouTube hari amafaranga Amerika igomba kwinjiza, kubera ko YouTube ni ikigo kiri muri Amerika. Niba ureba ugenda ukareba ugasanga wenda hari amateleviziyo akomeye abasha kwinjiza, kandi iyo ngibyo ni hamwe mu hantu babyamamaje cyane. Mbega bafite ukuntu binjiza ibintu byinshi cyane kandi binjiza amafaranga mu buryo buri muturage wese abigiramo uruhare utuye kuri iyi si. Noneho ikindi gihugu cya kabiri nanone gikomeye gikora gihagaze neza ni Ubushinwa. China ni igihugu cyo kintu gitumye gitera imbere, aho bitandukanye n'icyo cya mbere cya Amerika cyabanje. Bo bafite umubare mwinshi w'abaturage, bafite umubare w'abaturage ukomeye munini cyane, community nini cyane kuri iyi si. Rero iyo bishyize hamwe bagakora, buri umwe yakoze akantu agakora kandi bya bintu bibasha kuba byinshi, bakabikusanyiriza hamwe, umusaruro mbumbe uvuyemo ugasanga urenze ibihugu byinshi cyane kuri iyi si. Ibihugu byinshi ni cyo gihugu cya mbere gikora ibintu byinshi cyane ku isi. Rero usanga imikorere yabo n'ukuntu bitanga, usanga bakomeye cyane, usanga amafaranga yabo ariho hanava, bo bashyira hamwe bagakora ari benshi kandi bagakora ibintu byinshi, bigatuma batera imbere. Noneho ikindi gihugu cya gatatu gikomeye cyane ni igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya murakizi mwese, muzi intambara cyagiye kirwana, muzi ibintu gikora. Muri Uburusiya kugira ngo umenye ukuntu bukomeye, buriya nureba Uburayi, peteroli ibasha kujyamo byibura 30%, ukareba gaze 30%, ukareba ibijyanye n'ingano, ahantu batarya umugati naho batarya amandazi, ukareba ingano zijyayo byibura ni 20% ibasha kwinjira mu Burayi. Urumva Uburusiya bugize ikibazo hafi gatoya, Uburayi bwahita buhungabana. Kandi Uburusiya none ikindi kintu, bufite ubutaka bunini ariko abaturage ni bake, bityo bituma ibintu byose bivuyeyo
baba basohora byinshi cyane barangiza bakinjiza bike. Kandi ikindi Uburusiya ni abantu bigwijeho intwaro bityo bashobora kuba banagiye no ku gihugu runaka bakavuga ati mutaduhaye ibi ngibi turabarimbura. Ibyo ngibyo bagahita babibaha ku ngufu, kandi nabo bafite ubushobozi bwo kuba bashyira hariya agatuza nta muntu n'umwe kuri iyi si wavuga ikintu badashaka ngo bacyemere, nta na kimwe bakwemera. Ku buryo n'ikimenyimenyi nibo bantu batsinze intambara ya kabiri y'isi yose, nubwo bavuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayitsinze ariko barabeshya. Ubundi Hitler yatsinzwe na Joseph Stalin mu mwaka ushyira mu 1944 barwana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ni Joseph Stalin wabashije gutsinda Hitler. Amerika yaje nyuma n'ubundi byararangiye. Ikindi gihugu cyaba gikomeye cyane, igihugu cya kane nanone gikomeye ni igihugu cy'Ubuyapani. Ubuyapani ni cya gihugu gifite abaturage bakora cyane kandi kikagira inganda nyinshi cyane, cyohereza ibikomoka ku nganda cyane ku isi kurenza mu bimwe mu bihugu byinshi cyane tuzi. Rero Ubuyapani nabwo bufite ibintu bijya hanze y'igihugu cyane bikomeye. Rero icyo nacyo cyari igihugu cyari kiri ku mwanya wa kane. Noneho igihugu kiri ku mwanya wa gatanu ni icyo gihugu hari abantu bakizi ariko bakaba batakizi n'igihugu. Ni igihugu cya Vatikani. Numva Vatikani urahita wumva Kiliziya Gatolika yose ku isi hose. Vatikani ni igihugu cyashoye imari hirya no hino ku isi mu bintu bikitwa ibya Kiliziya Gatolika, ariko nyirizina inyungu zirurukira Vatikani. Niwiga mu kigo cy'amashuri cyashinzwe n'abapadiri uzamenya yuko inyungu zizajya Vatikani. Nugenda ukagenda ukinjira mu Kiliziya ugasenga ugatura, ibyo byose birukira kwa padiri, birukira Vatikani. Rero Vatikani n'umukuru wacyo Papa, buriya ni igihugu gikomeye cyane gikusanya umutungo w'isi cyane. Buriya biravugwa neza yuko nka 3% cyangwa 7% by'umusaruro mbumbe w'isi yose, uwo musaruro ni wa Vatikani. Rero menya yuko Vatikani ari abantu bafite ijambo rikomeye cyane. Ahantu ikintu Kiliziya Gatolika yakwifuza ku gihugu runaka ntabwo yapfa kukibura, ntabwo yapfa kucyangira. Rero Vatikani nayo ni igihugu gikomeye cyane ku buryo wumva yuko uko wenda kose nta muntu n'umwe wabasha kuba yarega agatuza imbere ya Vatikani. Vatikani wumve ni igihugu gikomeye, kandi nawe urabizi ahantu hose uzi influence Gatolika ifite, uzi ijambo Gatolika ifite. None icyo cyari igihugu cya gatanu. Igihugu cya gatandatu kimeze gutya ni Ubwongereza. United Kingdom, ubwami bw'Ubwongereza. Noneho Ubwongereza bwobwo ahantu bukura amafaranga cyane, ntahantu bukura ijambo. Ni igihugu cyateye imbere mu bijyanye n'ubukerarugendo. Kugira ngo bimenye neza itumenya shampiyona yaho English Premier League, amakipe yaho nta muntu utayazi hano mu Rwanda, guhera ku ya mbere kugera ku ya nyuma. Yemwe hari no mu cyiciro nk'icya gatanu tuba tuzi hano cyane. Rero bivuga ngo kuba twaramenye ibyaho tukamenya umupira waho ni kimwe mu bintu byatumye batera imbere. Buriya iramuko wenda kose shampiyona y'Ubwongereza itubara amakipe yahakomeye, ubara abantu bagikuraye bagiye kureba imipira, ayo n'amafaranga basigaye bari kuba tuzwi. Noneho bafite ibyicaro by'amabanki cyane akomeye kuri iyi si. Buriya niho hantu hari ububiko bukomeye bw'amafaranga kurenza ahandi hose ku isi. Hari n'amabanki akomeye afite amashami menshi cyane, niho hantu habitse zahabu nyinshi, hapakiye ibintu byinshi cyane. Harimo ikintu cyitwa umutungo ukomeye, n'uwo bagiye basahura mu bihugu bagiye bakoloniza, byose niho bipakiye, niho bihunze. Nabo bafite ukuntu bahagaze neza cyane kuri iyi si y'amafaranga, kuri iyi si y'agatuza. Icyo ngicyo cyari igihugu cya gatandatu. Noneho igihugu cya karindwi nacyo gikomeye cyane ni Ubufaransa. Ubufaransa bukura amafaranga ni ahangaha hateye gutya. Ubufaransa ibihugu byakoroneje ntabwo bwavuyemo, ahubwo buracyaguma bujya gukurayo amafaranga. Nk'ubu ngubu nk'urugero ibihugu bya CEDEAO bigize Afurika y'Iburengerazuba, byo ubwabyo uko ari 13 byikusanyije hamwe bakoresha ifaranga ryitwa irisefa. Irisefa ni ifaranga ry'Ubufaransa. Rero kuba ibindi bihugu bikoresha ifaranga ry'ikindi gihugu bivuga ngo mu guhaha mu mihahire buri hantu amafaranga agenda yikatakata ajya kuba mu Bufaransa. Ni mu gihe noneho ibihugu imisaruro mbumbe kuvuga ngo igihugu gifite isoko y'amafaranga ni mu mwaka yinjije aya, bakoresha 1/2 mu bijyanye n'igihugu, ikindi 1/2 Ubufaransa bukavuga ngo reka tuyababikire. Ubwo bababikira amafaranga, noneho barangiza akenda bakaha abashoramari bakayishyira mu mishinga iteza imbere igihugu cyabo. Bo barababeshye ngo barayababikiye, kandi nyirizina ahubwo ari guteza imbere ikindi gihugu. Rero menya ngo iyo nayo ni intwaro. Iyindi ntwaro buriya byabaye ngombwa y'intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, Amerika yanifatanyije n'ibindi bihugu bahaye Ubufaransa Afurika, igice cya Afurika y'Iburengerazuba, ngo babashe kugikuramo bagikolonize, bagikuremo amafaranga
kugira ngo babashe gukira, nibakira barangiza babone Amerika ibona isoko izajya igurisha ibintu byabo kubera ko abantu bakora amafaranga. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bituma Ubufaransa gutera imbere bwarakize buri ku rundi rwego. None ikindi gihugu gihugu cya karindwi, ikindi gihugu cya munani giteye gutya ni Ubudage. Ubudage ni igihugu gikomeye cyane, gifite inganda zateye imbere, gifite inganda ziri ku rundi rwego, gifite uzumva inganda imodoka zikomeye cyane, imodoka zirenze byatari. Rero Ubudage ni kimwe mu bihugu mbere y'uko ahantu bwakuye imbaraga zikomeye cyane. Hitler amaze gutsindwa, Ubudage bwarasenyutse buramanuka bugera hasi. Rero kugira mu bimwe mu bintu byatumye bongera gutekereza gukora, basanze nta na kimwe basigaranye, barangije barakora, bashyiramo imbaraga nyinshi cyane, barakora kubera ko babonaga basigaye inyuma mu bindi bihugu, bakorana imbaraga zirenze n'iz'abandi bose. Baje kwisanga baraciye no ku bihugu bitigeze bigira ikibazo kibamo, bitigeze bigira igihugu na kimwe. Rero Ubudage ni igihugu nacyo gikungahaye ku nganda no ku bintu nk'ibyo byose, bafite imibereho myiza cyane. Igihugu cyari cya munani. Noneho igihugu cya cyenda gikomeye cyane n'igihugu cyitwa Ubuhinde. India ni igihugu gikomeye, kugira ngo ubimenye nka mu Rwanda uzajya kumva wumve ngo moto y'Umuhinde, wumve ngo umuntu yagiye kwivuza mu Buhinde, wumve urebe filimi z'Impinde. Ubuhinde ariho hose ugenda ugongana nabwo, nta hantu wacikira Ubuhinde. Ibikorwa byose bibaho uzasanga mu Buhinde. Ubuhinde ikindi gituma butera imbere, ni igihugu cya kabiri, ubu bavuga ko ari nacyo cya mbere gifite abaturage benshi ku isi. Cyo n'Ubushinwa kimwe n'icya mbere, ikindi kikaba icya kabiri mu baturage benshi. Rero uhita wumva abaturage bose bakusanyije hamwe amaboko bagakora, uhita wumva umusaruro mbumbe bagira. Rero umusaruro wabo, abaturage babo benshi, ubwinshi bwabo butuma igihugu kibasha gutera imbere. Cyateye imbere mu bijyanye n'inganda cyane, ariko zumva ibintu byose byinshi bikorerwa mu Buhinde. Cyateye imbere mu bijyanye n'ubuvuzi, buteye imbere cyane. Kuri iyi si ni bamwe mu bantu ba mbere iyo umuntu atekereje kwivuza ajya mu Buhinde. Ubuhinde nabwo ni igihugu gikomeye cyane, kiri ku rwego rw'uko kuri iyi si kiramutse gihagaze, isi yahita ihungabana cyane hafi yo kurangira. Noneho ikindi gihugu cya 10 gikomeye kitikoraho na kigomba kumenya ibyacyo ni igihugu cya Canada. Banza umenye ngo 80% by'ibirwa biri ku isi yose biri muri Canada ni igihugu cyabugiyemo abimukira cyane. Urabona abimukira ba mbere bagiye muri Amerika arateye imbere, n'abimukira cyane bari Canada nayo iri muri ibyo bice. Rero Canada ni igihugu nacyo gituwe n'abaturage benshi kandi bakize. Rero bitwa buri kintu cyose gikoreyeyo bituma kibasha guhita gitera imbere, bituma kibasha guhita gikira. Rero buriya igihugu cya Canada ni kimwe mu bihugu bijyamo abantu benshi ku isi bagiye mu butembere. Rero menya yuko Ubuhinde bambe Canada ni igihugu kinini cyane yuko ari nacyo cya kabiri ku isi imbere y'Uburusiya. Rero urumva kandi gifite abaturage bakeya, urumva yuko ari kimwe mu bihugu kigomba gukira. Nta bantu benshi bariyo, nta myiryane yo kurwanira amasambu nk'ibyo tujya tubona. Rero ubwo ngubwo ibyo ngibyo ubwo bafite ubwisanzure n'ubukire 100% bituma batera imbere. Rero icyo cyari cyo gihugu cya 10. Rero ibyo byari ibihugu 10 bya mbere bikomeye ku isi kandi bifite n'ijambo. Murakoze kuba mwabyumvise, mwari iki cyegeranyo mwagiteguwe na Forbes.